Ni Today 250 nanone nk'uko mumaze kutumenyera tugenda tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka kuri BNR, Banki Nkuru y'u Rwanda, uhora wumva ariko ukaba uyifiteho ibibazo bigiye bitandukanye. Birashoboka cyane ko waba uri mu bahoraga batekereza ko Banki Nkuru y'u Rwanda ariyo BNR ikora nk'amabanki asanzwe dusanzwe tuzi, cyangwa nk'ibindi bigo by'imari bisanzwe bifasha abaturage bikorana nabo mu buryo bw'ubucuruzi bubyara inyungu. Wasanga kandi wahoraga wibaza igisobanuro cya politiki y'ifaranga duhora twumva tukanasoma mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ukaba unibaza uko igihugu cyaka inguzanyo, umwenda n'uburyo uwo mwenda wishyurwamo, ndetse n'utundi tuntu tugiye dutandukanye tugutera urujijo, cyane cyane ku bantu baba badasobanukiwe neza ibijyanye n'ubukungu. Mu bihugu byose byo ku isi, buri gihugu kiba gifite banki nkuru ishinzwe kubungabunga agaciro k'ifaranga ryo muri icyo gihugu, ndetse no gukurikirana ibijyanye n'urwego rw'imari ngo bidahungabanya ubukungu bw'icyo gihugu. Iyo banki iba ikurikirana ibikorwa byose bijyanye n'amabanki n'ibigo by'imari, ndetse n'ibikorwa byose by'ivunjisha. Mu gihugu cyacu inshingano nk'izi zifitwe na Banki Nkuru y'u Rwanda ariyo BNR. Niyo ifite izi nshingano n'ubu bubasha nakubwiye haruguru. Mu kugufasha rero gusobanukirwa neza n'ibi bibazo byose, tugiye kwifashisha umuyobozi ushinzwe ishami ry'ubukungu muri Banki Nkuru y'u Rwanda, ariwe Profeseri Thomas Kigabo, mu kiganiro yahaye igihe.com. Ikibazo cya mbere waba wibaza uti se politiki y'ifaranga ihura ite n'amafaranga umuturage atunze? Buri gihe waba uhora wumva cyangwa duhora twumva havugwa politiki y'ifaranga. Iyi politiki y'iri faranga ihura ite rero n'amafaranga umuturage atunze? Icya mbere, amafaranga yose umuntu atunze ava mu bikorwa yakoze. Ibyo ntaho rero bihurira n'inshingano za BNR, ahubwo bijyana n'izindi nzego nka Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi n'izindi nzego zigena uburyo abantu bakora imirimo yabo ya buri munsi, uburyo bacuruza n'ibindi bigiye bitandukanye. Banki Nkuru y'u Rwanda ariyo BNR, icyo ikora ni ukuzana mu ruziga rw'ubukungu cyangwa ku isoko amafaranga akoreshwa muri ibyo bikorwa by'abaturage kugira ngo babashe guhahirana. Profeseri Thomas Kigabo we avuga ko politiki y'ifaranga aho ihuriye n'ibyo byose ni uko bagerageza gushyiramo uburyo butuma ibiciro bitazamuka cyane ku masoko, kandi iyo ibiciro bizamutse ibyo umuntu yari kugura biragabanuka. Ibi birumvikana cyane ko iyo igiciro usanze kiri hejuru, akenshi uhita ugabanya umubare w'ibyo wari kugura. Inshingano rero ya mbere ya BNR nka Banki Nkuru y'Igihugu ni ugusaba buri rwego rwose ruri mu ruziga rw'amafaranga cyangwa ku isoko gukora ku buryo ibiciro bitari buhindagurike cyane, ku buryo bishobora gutuma amafaranga umuntu yari afite agaragara nk'ayataye agaciro ku isoko. Avuga kandi ko abantu benshi bakunze gutekereza ku muguzi gusa mu gihe havuzwe ingingo y'amafaranga n'ibiciro, nyamara haba hakwiye kurebwa n'uwagize uruhare mu kugeza ibicuruzwa ku isoko. Aha yatanze urugero nk'igihe cy'ibishyimbo, igihe igiciro cy'ibishyimbo cyagabanutse bikamara igihe kirekire, nyine bigafata igihe kirekire igiciro cy'ibishyimbo cyarazamutse ku isoko, bituma wa muntu wagize uruhare mu kugeza ibyo bishyimbo ku isoko
ahagarika ibyo bikorwa akimukira mu bindi. Ariko umuguzi we aba akiri mu nyungu kuko aba afite amafaranga, aba afite amafaranga. Ngo gusa ku rundi ruhande hari izamuka ry'ibiciro ridafite aho rihurira n'ubushobozi bwa Beneri. Avuga wenda nk'igihe imvura yaguye nabi cyangwa itaguye mu buryo bukwiye bikangiza imyaka y'abaturage, icyo gihe Beneri ntacyo ibikoraho mu buryo bwa politike y'ifaranga. Ariko ku bindi biciro nyine bitajyana n'ihindagurika ry'ibihe, Beneri bigomba gukoresha uburyo bwose bushoboka bikaba ku rwego rufasha impande zose. Uyu Profeseri Kigabo avuga ko izamuka ry'ibiciro rishobora no kujyana n'uburyo ubukungu bw'igihugu buri kuzamuka. Beneri yo igashyiraho uburyo busunikira amabanki gushora amafaranga yayo mu bikorwa by'abikorera. Iyo babigenje batyo bituma hari amafaranga ajya mu ruziga rw'ubukungu cyangwa ku isoko, abantu bagakora ubucuruzi bwabo, ubukungu bukazamuka, bigatuma babasha kugenzura ibiciro ku masoko. Ikindi kibazo cya kabiri abantu benshi bakunda kwibaza mu bijyanye n'imikorere ya Beneri, aravuga ati ese muri Beneri haba amakarito y'amafaranga n'amadolari? Ibi benshi barabitekereza. Ese muri Beneri haba amakarito y'amafaranga n'amadolari? Igisubizo kuri iki kibazo, Profeseri Kigabo avuga ko ayo makarito yaba ahari cyangwa adahari, Beneri idashobora gushyira amafaranga hanze ngo iyahe abantu uko babyifuza. Impamvu atanga ngo ni uko amafaranga abaye menshi mu baturage ku rwego rudahuye n'uburyo ubukungu buhagaze, biteza izamuka ry'ibiciro bigasubiza inyuma izamuka ry'ubukungu muri rusange. Aha yatanze urugero avuga ati ubusanzwe amafaranga umuntu atunze agomba kuba ajyanye n'ibyo akora. Hari ingero z'ubukungu byagiye bigira, hari ingero z'ibihugu byagiye bigira amafaranga menshi cyane atajyanye n'uko ubukungu bwabo buhagaze, bigatuma nk'umugati wari kugura 3,000 bucya wageze kuri miliyoni 10. Ibibazo nk'ibyo rero ngo nibyo Beneri iba yirinda, kuko bagomba gukora ku buryo amafaranga ari hanze mu baturage ajyana n'uburyo ubukungu bw'igihugu buhagaze. Hakorwa iki iyo ifaranga ryataye agaciro? Beneri ivuga ko u Rwanda rukigowe n'ikibazo aho ibitumizwa hanze biruta ibyoherezwayo ku kinyuranyo kinini, bigatuma banki n'ibiro by'ivunjisha biri mu gihugu bidashobora kubona amadolari yose abanyarwanda bakenera mu gutumiza ibicuruzwa hanze. Icyo banki nkuru rero ikora ni ukugurisha amadolari ifite ku bigo by'imari n'ibiro by'ivunjisha mu rwego rwo kubunganira kugira ngo bashobore kugira ngo bashobore gufasha abakeneye gutumiza ibicuruzwa hanze. Ariko bigakorwa ku buryo agaciro k'ifaranga kajyana n'ibikenewe ku isoko ryo mu gihugu. Profeseri Kigabo yagize ati buri cyumweru tuba turi ku isoko kugurisha amadolari kuri za banki n'ibiro by'ivunjisha kugira ngo tubunganire. Kubika amafaranga bitandukanye no kubika zahabu. Kuri iyi ngingo Profeseri Kigabo avuga ko zahabu akenshi ntizitakaza agaciro, niyo zataye agaciro mu gihe gito zirongera zikagurishwa kandi zikavanwamo amafaranga menshi. Ariko mu buryo rusange ku isi igikoreshwa ni amafaranga afatika, nubwo turi kugenda nayo duhindura uburyo tuyakoreshamo binyuze muri gahunda ya cashless economy, aho
uba ukoresha amafaranga utayafata mu ntoki, mutayahererekanya mu ntoki, mu buryo bwo kwishyura by'ikoranabuhanga n'ibindi. Ashimangira ko zahabu zidashobora gusimbura amafaranga mu bukungu bw'ibihugu, kuko naho hirya no hino ku isi bikoreshwa, banakomeza gukoresha amafaranga asanzwe. Zahabu zikifashishwa mu buryo busa no kwizigamira. Uburyo igihugu cyakamo umwenda rero n'uburyo kinawishyura. Uburyo igihugu cyakamo umwenda kikanawishyura. Kwaka umwenda kw'igihugu ni igikorwa gisanzwe ukurikije uko abahanga mu gusesengura ubukungu babisobanura. Uyu Profeseri Kigabo avuga ko ibihugu bihurira ku masoko mpuzamahanga gusabayo imyenda, hagashingirwa ku bushobozi bujyana n'iterambere ry'ubukungu igihugu runaka gifite. Aha yasobanuye ati, iyo ari igihugu cyiyubashye nk'u Rwanda, uragenda bakaguha inguzanyo ku rwunguko ruto. Cyaba ari igihugu gifite ibibazo byinshi, kikagurizwa ku rwunguko ruri hejuru. Ngiyi inguzanyo iba igiye gushorwa mu bikorwa bibyara inyungu kandi biteza imbere ubukungu. Iterambere ry'ubwo bukungu niryo rikurwamo ubushobozi bwo kwishyura ya myenda igihugu cyafashe mu bihe bigiye bitandukanye. Buriya ingengo y'imari y'igihugu ya buri mwaka haba harimo n'ubwishyu bw'imyenda igihugu kiba cyarafashe kuri ayo masoko mpuzamahanga. Ngibyo rero ngayo amwe mu makuru twari tugufitiye ku mikorere ya banki nkuru y'igihugu ariyo BNR, na tumwe mu tubazo tugiye dutandukanye abantu benshi bakunze kwibaza. Ndizera ko mwagiye mudusubizwa.